reka mbari njye usenga. Uwiteka Mana nziza nyiri cyubahiro, urera kandi uratunganye. Amen. Ni wowe utanga, ugatanga ibyo kurya, ugatanga ibyo kunywa mu buryo bugoranye, ariko ukabiduha. N'ubu rero uduhaye ibyo kurya ubishyize imbere yacu. Reka tubisaranganye uko biri. Tubisaranganye uko biri, nubwo haba habonetse abashyitsi bitumbukije ariko bagasanga tugiye ku meza, ntago twabima. Tubisaranganye uko biri, nabo nibaryeho bumve ko ugira neza. Tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Nawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka ni gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara ababiducumuyeho. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntunze ukandengera iteka. Kandi ndabyangiriye ko byicira Yezu Kristo umwana wawe ukunda, dawe ubinkire sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amen. Dawe nyaguhora ku ngoma, dukomeje kugushima, turagushimira muri byose ko wabanye natwe mu bihe byahise, watugiriye neza, wabanye natwe. Data, hari benshi banganaga natwe bapfuye bakivuka. Data buja wera, hari abavutse ariko bavuka bari mu maboko atabona icyo kurya, twebwe watugiriye neza. Sinibyo gusa nyaguhora ku ngoma, waraduhaye turabyara, ushimwe kandi uhimbazwe. Data Mana nziza, turagushimira ko umwuka ukiturimo. Hari benshi bamaze kugira acecekerwa, ndetse hari ibyo twaciyemo bikomeye, iyo ataba wowe imva zacu ziba zaramezeho ibyatsi. Watugiriye neza rero turi amahoro. Hari abarwayi bari kwa muganga, nyaguhora ku ngoma, twebwe turagenda bikemera, twabyutse biremera, turakora biremera, turagenda biremera. Ari umutware wanjye, ari umushyitsi wanjye, wabanye natwe. None rero Data mwiza, tuje imbere yawe n'ubundi dusabiye abantu bose bafite ibibazo bitandukanye. Nkweretse nyaguhora ku ngoma abarwayi, nkweretse imfubyi n'abapfakazi ngo bagirire neza. Nyaguhora ku ngoma, nkweretse ko abana bagiye kujya ku ishuri. Ndakwinginze ngo ubane n'ababyeyi. Nyaguhora ku ngoma, wigaragaze. Haleluya. Mana ikomeye, hari ababyeyi badafite minerivare, hari abana batibaza uko ejo bizagenda. Nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze ngo ubereke ukuboko kwawe, ubagirire neza, amakaye aboneke, amatushi n'imbaho biboneke. Nyaguhora ku ngoma. Haleluya. Waravuze ngo umuntu wese ukwizera ntuzamukoze isoni. Data buja wari ibyanditswe byera bitubwira ko dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa. Turasabye dusabira n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye. Nyaguhora ku ngoma, tukweretse abafunze, hari abakoze ibyaha bireguze kwihana, abarengana ni wowe mucamanza w'ukuri, uba ari wowe kubarenganura. Data ntitwabura kukwereka n'ibihe turimo, turakwinginze ngo imvura iboneke. Nyaguhora ku ngoma, abantu bahinge beze, uturwanirize inzara. Data we, hari ibyo wakoreye Abisirayeli, kiriya gihe warigaragaje. Abisirayeli ubu ni twebwe muri ibi bihe bya none, tugirire neza Nyaguhora ku ngoma, ihesha icyubahiro nk'Imana, ukora ibikomeye. Data mwiza, nkweretse abantu bari mu mayira, abari mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ngo bagirire neza. Ndakwinginze ngo bagere iyo bajya amahoro, bagaruka yandi. Data komeze kubana natwe, nkweretse amanota ari busohoke. Nyaguhora ku ngoma, abana benshi imitima iratentebutswe kubera ko bazi ko bashobora kudatsinda. Igaragaze nk'Imana, abakwizeye bose ntubakoze isoni, warabivuze. Data buja nsengeye babana bose wabuzi, wigaragaze mu gihugu cyacu, igihugu cyacu gitsindishe, inzara igenda itsindwe mu gihugu cyacu. Data sabiye ababyeyi bari kwa muganga, bagiye kubyara igihe nk'iki ngiki ngo bagirire neza. Hari
abo bikomeye nyaguhora ku ngoma washimye ko ari kuriya databuja bizajya bigenda igaragaze nk'Imana rero babyara amahoro ntitwabura gusabira n'abatarabona urubyaro nyaguhora ku ngoma. Haleluya Mana nziza igaragaze umwuka wera komeza abandi natwe databuja wera ndakubashye nyaguhora ku ngoma. Umwuka w'Imana arambwiye ngo ari hano ari kumwe natwe arambwiye ngo haleluya Papa Sava umva ibyo umwuka wera kubwira aravuze ngo abanyeshyari barakugaragiye ariko ngo ntazemera gukorwa n'isoni. Databuja Mana urakoze arabyumvise kandi aranyeretse ngo iriya nzira imanuka uyu munsi ntuyicemo uce mwitambika. Haleluya Mana nziza urakoze arabyumvise ambwiye ko utazakenyuka ambwiye ko uzasaza imvi zarabaye uruyenzi. Haleluya nyaguhora ku ngoma ushimwe arabyumvise ushimwe rwose kuri Imana ikomeye. Urakoze papayi kandi Uwiteka aravuze ngo urugo rwacu aruhaye umugisha aruhaye ubwumvikane n'umugabo wanjye Ndimbati tugiye gutunga tutunganirwe niko Uwiteka avuze ngo tuzagira abashyitsi b'umugisha ngo azaha abana bacu umugisha ngo kandi ntazadukoza isoni. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amena. Ariko Ndimba turaterura gusenga wowe ugaterura kurya koko? Ndimbati biki ariko Ndimbati biki urasenga amasengesho nk'ayo uzajya Yerusalemu ayo masengesho usenga se wibwira ko nari gukomeza kwihanganira si inzara? Ariko papa ndebera koko ubuse nakubwiraga kuva kare nkubwira ko inda yafatanye n'umugongo nawe urajya masengesho adashira. Amena Imana iravuze igize ite n'ukuri kw'Imana. Ndimba ya mafi yose urariye koko? Ntahashye wahashye wowe Ndimba Imana izagukubita urushyi izagira ite igusiga wowe ntizakukubita urushyi gusa wowe izagukubita n'imigeri. Ndimba reka nkubwire izangubita urushyi wowe izagukubita n'imigeri.